Ikaze mbahaye ikaze none ku ijambo ry'umwimerere Jerome Muhirwa. Uyu munsi tuganire kuwambajije ngo ni gute tuzi ko abantu bose muri biriya barabirabura. Uyu munsi rero ngiye kubereka ukuntu abantu bose muri biriya barabirabura bidasubirwaho, atari byo gushidikanywaho. Nawe nizera ko uyu munsi urahita ubona ko koko abantu bose bari muri biriya bose barabirabura bidasubirwaho. Kaze mbikwereke. Hato bamwe bambaza ibibazo ngo ni mbere ukuntu Umwami Dawudi ngo yari umwirabura, reka nze mbikwereke. Tuzi ko mu birabura harimo inzobe, harimo igikara, harimo imibiri yombi. Ibyo ni ibintu bizwi. Hari abantu bafite inzobe, imibiri yombi cyangwa se igikara nyagikara, right? Ibyo ni ibintu twese tuzi. None rero muri ya gahunda yo kubabwira ukuri kuko ari kumeze kuva kera na kare, uyu munsi ngiye kubereka ukuntu abantu bose muri Bibiliya barabirabura bidasubirwaho. Bidasubirwaho ariko bidashidikanywaho, byo byandi uvuga wenda ushobora kuvuga uti ndashidikanya twende se bishobora kubyaragenze gutya na gutya. Ahubwo ngewe ikimbabaza nuko nzi bike. Yanda nzi byinshi nkamenya uko kuri kose uko byagenze. Nzi bike nibyo nzanze mbasangiza, namwe mugashaka nyine. Mushobora no gushaka mukamenya byinshi kurushaho, mukandusha nkuko Umwami Kristo yatubwiye ngo dushobora gukora byinshi kumurusha n'ibikomeye kumurusha, ariko ntitubyumve. Yarabitubwira ntitubyumve. Namwe rero nzi ko mbabereye nk'urumuri, nkabereka nka bike mfite, namwe mushobora gushakisha mukaba mwanandusha no kumenya uko ibintu byagenze. Uyu munsi rero tugiye kureba ukuntu abantu bose muri Bibiliya bose uretse wenda mu isezerano rishya hajemo bariya Bagereki, hakazamo n'Abaroma, ba mbere bose bari abahanuzi bakomeye, ba Mose, ba Yeremiya, ba Ezekiel, ba Obadaya, ba Samweli, ba Dawidi, ba Salomo, bari abantu bose ba Ezekiel, bose kubazi bose ariko barabirabura bose, ariko nta n'uyu n'umwe ukuyemo bose. Banza ukandaho, kanda like. Nzi ko ubura ubutumwa bukomeye cyane ugomba gukandaho rero kugira ngo uzamuke, noneho bigere ku bantu benshi bave mu buyobe. Ndibaza ko nyuma y'iyi video nawe uzongera kumbaza ngo nimwe ukuntu abantu barabirabura. Nihagira ubona abantu bari kunyarikira bambaza ngo tubwira ko barabirabura, mujye mubabwira iyi video bayirebe. Hari n'izindi nyinshi nakoze, ariko zose ugenda ubishaka ko ni nyinshi cyane, ntuhite uzibona. Iyo ugiye kuri internet urebe ibintu byose twakoresha kugira ngo turebe ko bikiriho, barabihinduye. Ibintu byinshi bagiye babihindura, babivanamo byose, babivanye barabihindura kugira ngo abantu bashyashya bazajye baza babishakisha batazayibona. Mbere yo kutwinjira rero muri ibi bintu by'uko ubwoko bwose bwo muri Bibiliya bwose bwarabirabura, reka manze nkubwire ikintu kimwe. Abazungu bavuga ngo iyi si imaze imyaka amamiliyoni n'amamiliyoni, ariko Bibiliya yo ikatubwira ngo ni imyaka 600. Se byo siko bimeze. Noneho nta muntu utabibaza ese ndafata ibihe, ntabwo nari mpari, byagenze gute, ndabigenza gute? Imukane mu myaka 600 kuvuga ati ubw'Imana wenda biri mu ijambo bishobora kuba. Ariko none abazungu nge naho nge ndizera kuko ibintu byose barabihinduye, bishobora kuba wenda byarabanje igihe kirekire, wenda bakaba barabihinduye kuri kuntu. Nge ibi bintu nemera ko biri ari ijambo ry'Imana, ariko nemera ko bayihinduye, barabihindura noneho bateshejwe n'iki? Bateshejwe n'Imana nuko gukomeye kw'Imana kugira ngo batayinogonora ngo bayimaremo. Nge nuko bifata uko kuko bitaba byinshi babivanyemo, bavanamo amaverse. Njyanye kwereka urugero nkunze gutanga, atari bya bivuga ngo noneho bavanyemo ibitabo. Jya mu gitabo cya Esiteria ushake chapitre ya 10 uyirebe, ugereranye n'ibindi bitabo byo muri Bibiliya, urebe umbwire. Ntabwo mbikubwiye, ugende uyirebe gusa, ufate iminota 5 uyirebe. Iyo chapitre ya 10 mu gitabo cya Esiteria uyirebe, numara kuyireba uyitegereze, nzi neza ko uri bubone ikitagenda. Nubona utakibonye ugaruka mu byandika uti ni biki, ariko nzi neza ko uri tubibona. None rero ni iki kitwereka ko abantu bose bo muri Bibiliya barabirabura? Turatangirira he? Reka dutangirira ahangaha. Ibuka Adamu na Eva bari muri garden bameze neza, bidegembya. Imana yarabahaye ubutware, dominion, bari bameze neza. Ya nzoka iza kubuvanaho ikoresheje apple nkuko bayitubwira, urubuto. Benshi ndi mu ishuri ry'Igiheburayo, ni Igiheburayo ngubu ndakigerereye, nubwo ntavuga ngo ndakiminuje, ariko mba nkivuga ndakimenyereye.
batwigisha ko ibintu byose baduhaye byose ni ibinyoma. Ni ibinyoma. Urabera nyine ukabyumva, ni ibinyoma. Kubera iki? Kubera iki ari ibinyoma? Kubera iki? Bari abantu bijyanye hara muri Israel bakungahaye, bakize, bameze neza, isi yose ikaba itindahaye, cyane cyane za Afurika. Kubera iki? Kubera iki? Kubera iki? Ibibazo nk'ibyo ngibyo. Nandi mpamvu reka ngwana n'akantu kamwe nigiyeyo urebe ukuntu ibintu bitangaje mbere yuko twinjira muri ibyo byo kwereka ko abantu bose barabirabura. Nari kubwira Adamu na Eva, Imana yaremye Adamu imushyira ngaho muri Edeni, imuvanamo umufasha mu rubavu nk'uko ijambo ribitubwira. Noneho Imana irababwira ati, dore wowe Adamu, bandanya ujya imbere, sibyo? Iyo umuntu umuhaye icyerekezo ugomba kujya imbere. Nibyo navugaga byo gusoma Bibiliya, uri butangire ku itangiriro ukomeze werekeza he? Ku byahishura, sibyo? Noneho umva ko ibintu bikomeye ugomba kubyitaho, ntihagire ukuyobya. Ubwo njyewe nawe tureberanyijwe, ugiye gutangira gusoma Bibiliya uyu munsi. Niba utarabibonye, ugenda usubiremo muri iyo video nanditse mvuga ati mfitiye umwenda Imana, umwenda mwifitiye, ndashaka ko musoma Bibiliya. Nayikoze iyo video ibanziriza iyi ngiyi. Noneho hakaza umuntu agahita akubwira ati shabyo byo ngo ukubwira ngo soma Bibiliya niho hari amakiriro, niho hari ubukire bwose. Arakubwira iki? Ngwino ndahita nguha akazi, ndahita nguha amafaranga, reka ibyo bintu by'ijambo. Urumva Adamu wari kugenda gutya, cyangwa aho wari ushaka kugenda gutya mu ijambo ry'Imana, haje wa muntu ahita gukoresha U-turn. Nuko nguko Adamu yakoze U-turn, aho kwerekeza imbere. Imyaka ibaye 6,000, imyaka 6,000 yagomba kugenda afite ubwo butware, agomba kujya imbere. Yakoze U-turn we ari mu buyobe, natwe tukaba dukurikiye twese nyine. Akaba ariyo mpamvu wumva abantu ngo bavukana cyaha cy'inkomoko. Nibyo tutumvaga. Nuko twese turi muri ubwo buyobe, twakurikiye he? Turi muri uwo murongo wa U-turn wa Adamu. Akaba aricyo kitwereka impamvu twese turi mu buyobe. Kugira rero ngo tugaruke mu murongo dukora, urabona ya U-turn twakoze, kugira dukora indi U-turn tugaruke tubandanye wa murongo ugororotse Imana yatweretse. Niyo mpera y'iyi si abantu batavuga. Akaba ariyo mpamvu abazungu bari kwirwanaho bakomeje kugira ngo dukomeze turi muri ya U-turn Satani yatujyanyemo. Urabona? Ni ukuvuga ngo turi muri U-turn ya Satani, tugenda tubyuka dushaka kwivamo ngo tugaruke, none tugaruke muri wa murongo ugororotse Imana yashaka kuduha, kuko abazungu aribo bawuyoboye wa murongo wa Satani. Gumaho. Akaba ariyo mpamvu bateye bya bintu abantu 2019 twari twarabibabwiye, muranga mwakumva, benshi banze kumva barabigatera. Ubu rero nabyo ibyo abantu bari kurwana nabyo nuko tuva muri iyo U-turn ya Satani tugahindukira tukagaruka Satani tukayambura bwa butware, tukongera no tukagaruka mu murongo w'Imana, ariho tuzabona iby'amaso atari yabona. Kuko iby'amaso yashaka kubona imbere yo ngiyo, dukomeza dushaka umurongo w'Imana, Satani yatumye tutabibona, twatangiye gutya itikata dusubira inyuma. Urabyumva? Niyo mpamvu rero ugomba gushaka ijambo ry'Imana ukaryibikaho n'ibyo byose, ukavuga uti nanjye ndiyemeje. Andikamo ati ndiyemeje, ngiye gushaka kumva mu murongo wa Satani, nanjye ndiyemeje ngiye gukora U-turn igaruka ku Mana. Shaka Imana. Reka rero nkwereke ntagutindiye ukuntu abantu bose muri bari abirabura. Banzu kandi ho like, wandike uti ndiyemeje, kanda like iyi message igere ku bantu benshi kugira ngo bakanguke. Niyo gahunda, niyo mission dufite. Reka rero twinjire mu noneho rero. Turakoresha Bibiliya, nubwo ntari gukoresha Bibiliya gutya nkuko ngifita zijya kuri computer nyire, kanze nkwereke. Tubanze tujye mu ndirimbo za Salomo 1 kuva kuri 5 kujya kuri 6. Hano ndibaza arahita hasubiza wa wundi wambaje ati ese Dawidi nawe yari umwirabura? Twemeranywaho ko Dawidi yari se wa Salomo, Salomo yari umuhungu wa Dawidi, yari umwana we, sibyo? Indirimbo za Salomo 5 kugeza kuri 6 ni 1 mu 5 kugeza kuri 6. Yemwe bakobwa b'i Yerusalemu mwe, ndirabura
ariko ndi mwiza, ndirabura ariko ndi mwiza, ndirabura ariko ndi mwiza. Ibyo biri muri Bibiliya, sibyo? Sa n'amahema y'Abakedari n'inyegamo za Salomo. Mwe kundeba nabi nubwo nirabura, nabitewe n'izuba ryambawe. Ushobora kuvuga uti abazungu izuba rishobora kubababura bakaba abirabura. Nimpamvu ariko bimeze simbizi. Ibihugu by'abazungu tubimazemo igihe kirekire, tugenda nabo turabazi, tubamazemo igihe kirekire. Byeze reka nguhe nk'ikitegererezo imyaka 10, 20, 20, 30 benshi tuba duhari tuvuga tuti 20 turayimaze, 15, 10 turayimaze. Tuzi ko bigenda izuba rije. Iyo bageze mu gihe cy'izuba rigacana cyane rikabacanaho, uruhu rwabo bagomba kwisiga amavuta. Bafite amavuta bisiga, bayisiga batayisiga bahita baba umutuku nk'hano. Batangira kuba umutuku, bagahinduka uruhu rwabo rugahinduka kuri ruba rumeze, ugahita ruba utangira kuba umutuku. Izuba rirababura bakaba umutuku, mbese nk'inyama. Reka tubyite nk'inyama, ko inyama ziba zijya gusa kuri ukabona amaraso nyine, ukabona kurega nyine, niko basa. Ntabwo basa n'umukara. Hano urabona ko hangara umukara. Ndirabura, hano umuntu wirabura n'uyu. Naho turabona ntabwo twirabura cyane, ariko igihe abakera basaga n'abari Abasudani. Tuvuge ko basa nk'Abasudani, kuri ababirabura nyine, Abasudani, Abasenegale, abantu nk'abo. Wenda nuko twagiye natwe ibihe bihinduka, tukaba wenda dufite iyi mibiri yombi n'ibiki byose, sibyo? Ngambwiye ukuntu warenga kuri ibi bintu ukavuga ngo abantu muri Bibiliya ntabwo barabirabura. Iyo ni ingingo ya mbere. Ndakoresha byinshi, ndakwereka byinshi, niwumva utanyuzwe, ukumva utanyuzwe, Imana yonyine nizava mu ijuru, nizava mu ijuru kugira ngo ikwemeze. Yemwe bakobwa b'i Yerusalemu mwe, ndirabura ariko ndi mwiza. Sa n'amahema y'Abakedari n'inyegamo za Salomo. Mwe kundeba nabi nubwo nirabura, nabitewe n'izuba ryambawe. Ibyo biri clear, bimeze neza, biragaragara neza, umweru ku mukara ko yari umwirabura, arirabura, yariraburaga. Salomo yari umwirabura. Nimba yariraburaga, Dawidi hamwe avuga ngo yari inzobe, yari se, nta kuntu umuzungu yabyara umwirabura. Ibyo turabizi, abirabura babyara abazungu, wenda bitewe n'uwo bashakanye, ariko umuzungu yaje kumwirabura byanze bikunze ubwirabura buraganza. Uzarebe n'abazungu niba babyaranye n'Abashinwa n'abandi bose, andi moko yose araganza. Abirabura rero bikaba akarusho. Abirabura byanze bikunze kugaragara kenshi na kenshi ko iyo umwirabura abyaranye n'umuzungu, byanze bikunze ubwirabura buraganza. Ibyo ni ibintu tuzi twese, ni ibintu tubona umunsi ku munsi. Akandi n'amamvu biba bibaho kugira ngo tubibone, nitwitiranye ibi bintu byo muri Bibiliya. Byose bibaho. Kuki bibaho? Nimba Imana abantu bagomba gushaka no mu bwoko bwabo, kuki byabaga Imana yabyemeraga? Nizo mpamvu nk'izo kugira ngo abantu batongera kugira iki, amakenga cyangwa se ubuyobe cyangwa se doute, gushidikanya kuveho. Tujye kuri Amos 9:7. Nawe ko uyu munsi nuva hano utemeye, utanyuzwe, ntabwo nzi kizakwemeza. Amos 9:7. Reka tujyeyo. Amos 9:7. Hano Imana iri kubwira Abayisiraheli, mbese ntimumere nk'Abanyetiyopiya mwa Abisiraheli mwe? Mumeze nk'Abanyetiyopiya? Nuko Uwiteka abaza. Mbese sinjye wazamuye Isiraheli nkamukura muri Egiputa n'Abafilisitiya, nkabakura i Kafutori n'Abasiya nkabavana i Kiri? Ntimumereye nk'Abanyetiyopiya? Ntumereye nk'Abanyetiyopiya? Wenda harimo umuntu ubuze avuga ushobora kumenya nk'Abanyetiyopiya. Ariyo mpamvu naje kubyisobanurira, ndabisobanukirwa, menya impamvu Etiyopiya iri hariya yabahagamye, ntibagira ikintu bayikoraho. Ziriya nzuzi zihari za kera za Efurate na za Mediterane ni ibimenyetso byose Imana yagiye isiga kugira ngo iminsi y'ibihe nk'ibi niza tuzabashe kumenya ukuri. Yemwe mwa Abisiraheli mwe, ntimumereye nk'Abanyetiyopiya? Ubyumva? Ntimumereye nk'Abanyetiyopiya? Mbese ntimumereye nk'Abanyetiyopiya? Ngewe hano nahise mvuga ni Abanyetiyopiya uko bameze, ubwoko bw'Imana bwajyaga gusa nkabo, yabatoneshaga bijya kungana, nubwo Abisiraheli batonesheje cyane, ariko urumva ko barasaga
reba Abayetiyopiya uko basa niko n'ubwoko umubiri wabo bw'Imana umubiri wabo wasaga. Ushobora kuvuga uti simbyemeye, ntabwo byemeye, reka dukomeze tugende kuri Ezekiel 29:12. Ezekiel, komeza hano kuri Ezekiel makumyabiri n'icyenda, mwereke ntashidikanya kuva 12 kugeza kuri 15. Wumve hano hantu harantangaje. Ibi ngerekwa urikiwe neza, wumva harantangaje cyane, wumva ndatangaye cyane. Maze igihugu cya Egiputa, wibaze Imana burya yakunze Egiputa cyane, irayikundwahaza cyane 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 mbere yo kubasenya, mbere yo kubajya mu bigirwamana. Bagiye mu bigirwamana, ari nayo mpamvu ubwoko bw'Imana bwahungiraga muri Egiputa nyine. Nuko Imana yakunze Misiri, ikunda Egiputa, irayikundwakaza bimwe byo ku rwego rwo hejuru utari wanabona, utajya numva, batajya batubwira nyine kubera ko byose bayivanye barabisha nyine. Noneho nyuma bajya mu bigirwamana, bamaze kujya mu bigirwamana, umva ukuntu Imana yababwiye. Maze igihugu cya Egiputa nzagihindura amatongo hagati y'ibindi bihugu byabaye imyirare. Ibihugu byose byiraye ni Egiputa nzabivuna bisenye, n'imidugudu yaho iri hagati y'indi yose nzabihindura amatongo. Izamara imyaka 40 ariko ikiri 40. Icyo gihe Imana yarabwiye iti nzabasenya batatanye mubare imyaka 40 ari uko mumeze, kandi nzabatataniza mu mahanga mbategane, mugume muri ayo mahanga, mube mu mahugu, babe muri utwo duhugu, babeho nabi. Ariko Umwami w'Iteka aravuga ati imyaka 40 nishira, nzakoranya Abanyegiputa bavane mu mahanga batataniyemo, kandi nzabagarura. Abo bose bajyanywe ari imbohe bagarure, nimara kubagarura mbasubize mu gihugu cyabo gakondo, mu gihugu cya kavukire yabo, maze bahagirire ubwami busuzuguritse ubuzira herezo. Bahagirire ubwami busuzuguritse ubuzira herezo. Ibintu nandi kubisoma muri Bibiliya ndavuga nti abantu ko tuzi ko mu Misiri hari abarabu, reka nikomereze, Imana niko kubivuga nyine, izabazana ni bariya yabazanye. Ariko nareba nkabona bariya barabu ntabwo basuzuguritse, ntibafite ubwami busuzuguritse. What's going on? Ni ibiki biri kubana? Mbona ntari kubona, ntazi, ntanumva. Ndongera ndisoma, abo bantu nzabagarura mu gihugu cyabo kavukire, bahabe nk'ubwo ubwami busuzuguritse igihe cyose ubuziraherezo. Nibwo natangiye kuvuga nti ariko uwashakisha aba bantu nkareba aba bantu uko bari bameze. Ndashakisha ndavuga nti njya muri Google, ni bande bari mu majyepfo ya Egiputa mu Misiri bahari nk'ubwami busuzuguritse. Bandinji umunsi naratangaye, niho havuye ibintu byose, kuko ibintu nkubwira nge mbifitiye gihamya, nzi ko 100% biri ukuri. Ibyo bavuga bya byose nzi ko utabihindura. Reka nze nkwereke nk'ibi bintu ko nabibonye. Naravuze Mana, ngize nk'Imana, ijambo ryanjye ndisoma uburyo ukarinyereka nk'uko nguko. Noneho ndebye abantu bari hariya mu majyepfo yo mu Misiri ni Nubians. Nibo bwa mbere nari numvise iryo jambo. Hari mu mwaka wa 2017 bityo simbibuka neza. Yari nyuma nyine naratangiye gusoma Bibiliya, hari mu mwaka ni mbere ya za Covid 2017-2018. Noneho guhita mu mafoto ndareba abantu byani ni bande, ndabareba ndasoma, nsanga ngo abantu byani n'abantu batuye mu majyepfo ya Misiri, bahafite ubwami bwaho, kandi bahatuye igihe cyose
uburyo babayeho bahatuye nk'ubwami busuzuguritse. Yewe we nahise mvuga nti Mana urakomeye igitangaza. Ibintu bisubiye muri Bibiliya ndabirebye ndabishatse mpita mbibona. Bivuze iki rero? Abanubians nibo bwoko buhatuye uko Imana bivuze buzahatura iyo myaka yose busuzuguritse na n'ubu bukabusuzuguritse niko bahatuye niko bameze. Bivuze iki? Byahise binyereka ko nibo barekita yari ikomeye ya kera Imana yasenye irabagarura ibatuza hariya, noneho kuba bahari bakaba barekita ya kera yari ikomeye kandi akaba ariho Isiraheli yasuhukiraga yahungiraga. Ni ukuvuga ngo Isiraheli yahungiraga mu bantu basa nabo. Aribyo benshi bajya bateraho urwenya, ni gute ngo Kristo niba yari umuzungu yahungiye mu Misiri ntaboneke? Urabyumva ibyo bintu? Ni uruhererekane rukomeye. Kristo kigiye bajya kumwica, ni gute hari ifoto y'umwana w'umuzungu nandi wishyireho ikunda gutangaza abantu, bafashe akana k'akazungu gato bagashyize mu birabura gusa, bakavuga ni gute abantu bamubuze ntibamenye aho ari ngo bamwice. Ni ukuvuga ngo abo bantu yahungiyemo yasaga nabo bose barabirabura. Urumva aho byavuye kugira ngo menye shungure ndende ukuntu barabirabura. Egiputa uko yakunzwe, uko yasenywe, ikaza kugarurwa imaze imyaka 40 munsi hariya mu majyepfo ya Egiputa n'amajyaruguru ya Sudani. Urebe ukuntu abantu baho basa, noneho bakaba hari nk'ubwami busuzuguritse buhari ubuziraherezo. Urabyumva? Bigatanye nayo bikwereka ko niba barabirabura bari Misiri ikomeye kandi Abisirayeli akaba aribo bahungiraga bakivanga bakarongorana nk'uko Mose yarongoye umuki bagiye barongora abagore muri za Misiri bakarongora Abanyetiyopiya. Buriya bwoko bwose urumva ko barasaga, bose bari abantu bamwe. Urabyumva? Niba ibyo nabyo ubihinyuza dukomeze nkwereke, ntabwo urabyumva. Bose barabirabura, bose barabirabura. Ibyo bintu nk'Imana ibinyereka, Imana yabinyeretse, nta nabisomye, nta nabikuye, nabisomye muri Bibiliya, ntabwo nabisomye hanze ya Bibiliya, byavuye muri Bibiliya. Hano urabona biri muri Ezekiel 29:12-15 ubirebe urabibona. Ndabishungura mbona ko barabirabura. Dukomeze tujye kubara. Nimba wumva utabyumva neza dusubire mu kubara maze ubwingingo 3. Izo ni butarazumva. Nimba wumva wazumvise andika ati nabyumvise nibyo kandi like dukomeze. Reka tujye mu kubara. Nzi neza ko uyu munsi muri bunyurwe murebe ukuntu ubwoko bwose bwarabirabura na Yesu Kristo, ubita Yesu Kristo. Noneho nibyo rurangiza ndabikwereka neza, mbikwereke ntashidikanya ko Yesu Kristo yari umwirabura miliyoni kwijana, apana Dawidi. Reka ibyo bya Dawidi. Kristo, Yesu Kristo, ubita Yesu Kristo, ubundi izina rye nyaryo ni Yeshua Hamashiach, yari umwirabura. Reka nze nabyo ndabikwereka, nibyo turi burangize mbikwereke kuko ntabwo byo nagenda ntabikweretse nabyo. Tujye mu kubara 12:1. Kubara 12:1. Mbere yuko abantu bajya bashaka gukora ama-challenge bajya bibaza ibintu umuntu abavuga ababivane. Noneho ubaze mbere yo kwandika kugira ngo ukore video urebe ibintu wenda utazi. Byakonde bishobora gutuma n'abantu benshi bahungukira ubumenyi, abashidikanyaga, abatabyumvaga, n'abandi menshi namwe muzi indi mirongo ibyerekana. Imirongo muri Bibiliya ni myinshi iruzuye, myinshi cyane. Aho rero mpamvu insengero zidatuma musoma Bibiliya ubwanyu. Niyo mpamvu nababwiye ni mushake Bibiliya ubwanyu muyisome. Numara kuyisoma Imana izagenda kuvungura umurongo umwe hani gundi duhuze. Nuko abantu tuziyaka iyi ngo y'ababisha nabundi ntabwo tuzayivaho. Kubara 12:1. Miriam uziko yari mushiki wa Mose na Aroni. Ibyo bintu urabyibuka neza. Miriam na Aroni banegura Mose kubw'Umwetiyopiyakazi yarongoye. Nakubwiye ko barongoranaga mu Bayetiyopiya, Abisiraheli n'Abanyegiputa barongoraga nyine ko niho basukiraga n'ibyo byose. Hano Miriam na Aroni baneguye Mose kubera Umwetiyopiyakazi yarongoye. Babikoreraga ko yarongora Umwetiyopiyakazi. Wumva ko abantu bose bashaka rongora mwene wacu niko bimeze. Baravuga bati ni ukuri Uwiteka bla bla bla, dore ukuntu ibintu byagenze, noneho dukomeze. Urumva baramuneguye, Imana iza kubaha ibihano. Reka tujye ku 10 dusimbuke ku 10 wumva ukuntu byagenze. Miriam Imana yamukubise igihano cya hatari. Igicu
kiva hejuru y'ihema kiragenda. Miriyamu aba nyamweru nk'urubura rwirabura, yahise aba umweru, ahita aba umweru. Urumva? Arabazwa ati ni iki cyateye no kubatinyura kunegura umugaragu wanjye Mose? Umva igihano Imana yamuhaye kubera kunegura. Urumva wenda abakobwa kenshi igihe aribo wenda bajya mu bintu byo gushaka abasaza bo kubashaka wenda abo bashaka ibintu nk'ibyo ngibyo. Miriyamu urumva niwe wari ukomeyeho cyane, Imana niwe yahaye icyo gihano, ahita ahinduka nyamweru, ahita ahinduka umweru, ahita ahinduka umweru nyamweru. No kuvuga ngo umuzungu ntabwo ashobora guhinduka nyamweru. No kuvuga ngo uruhu rw'umukara rw'umwirabura nirwo rwahinduka nyamweru. Ibyo nabyo ntabwo mbyemeye. Okay, reka twumve, reka dukomeze. Tugende twibaze ikibazo. Kristo yaravutse. Wibuke ko ubushize ndavuga ya myaka 18 batatubwira. Benshi ndabona bari kuvuga ngo uzadushakira iyo myaka yabayeho, ibyo yakoze ni byose nzabibakorera nabyo mbishake. Bibahe bibakorera. Iyo myaka nawe wibaza yose Kristo yabayeho, habuze ahantu na hamwe mu gitabo handitse uko yasaga, uko yari ameze, aho kugira ngo abazungu baze baguhiriye foto igishaka. Ariko Imana nayo irakomeye, mu mateka yayo wibuke iratubwira iti ntuzagere nari gukurikiza ubuyobe, uramenye abantu bazaza bazaguha amafoto, ibishushanyo mu bisenge, byo ntuzabyikubita inyuma, ntuzabyikubita imbere cyangwa n'inyuma. Biranashoboka ko abantu baba bari inyuma yabyo cyangwa imbere yabyo. Bivuze iki rero? Ibaze iyo myaka yose yabayeho ku isi, abandi bose bakomeye baba bose abakayizari bose babayeho, amateka abakayizari bose babayeho mbere ya Yesu, mbere ya Kristo, bose tukaba tubazi. Ariko Kristo tukaba tutazi ukuntu yari ameze, nta mafoto ya Kristo tubona ya nyayora. Urumva ibyo bintu? Sinzi ukuntu uri kubyumva. Uzagenda urebe abakayizari bose bayoboye Abaroma, n'abayoboye mbere y'Abaroma na mbere yabo bari abagereki bose. Kuba tuzi abagereki bose bakomeye babasava, amafoto yabo ahari mbere imyaka ibihumbi n'ibihumbi, tukaba tudafite ifoto ya Kristo ya nyayo. Babona ukuri gutangiye kuza hanze, bagatangira kuvuga bati amabara y'umubiri ntacyo amaze, ntacyo amaze. Kandi abantu mwarabashyizemo ibiyobyabwenge ko mwebwe muri abazungu muri hejuru yabo mukoresheje ifoto y'umuzungu, none mubonye ukuri gutangiye kuza hanze ngo ntacyo bimaze. Icyo nacyo ni ikindi cyo kwibaza. Dukomeze. Ibyo nabyo uravuga ati ntabwo mbyemeye, andika muti ntabwo mbyemeye, andika ati simbyemeye. Nimba ubyemeye andika ati ndabyemeye, nimba utabyemeye andika ati simbyemeye, timindi gihamya. Dukomeze tugende. Daniyeli 10:6. Daniyeli 10:6. Andika uti simbyemeye, nawe noneho uvuga uti ndi bubyemere. Daniyeli 10:6. Daniyeli 10:6. Tugende tuhashake Daniyeli 10:6. Kandi umubiri we wasaga na yapisi nk'umuringa w'umutekwe, mu maso ye hasaga n'umurabyo, amaso ye yasaga n'amatabaza yaka umuriro, amaboko ye n'ibirenge bye byasaga n'imiringa isenwe, imiringa yokeje, kandi ijwi ry'amagambo ye ryari rimeze nk'iry'abantu benshi. Hano umva ikintu cy'ingenzi gikomeye.
amaboko ye n'ibirenge bye byasaga n'imiringa yokejwe. Tanze ndebe umuringa wokejwe. Umuringa wokejwe usute. Hano niko ugenda ureba wokejwe. Umuringa wokejwe. Kaze nkore gukusa. Cyongereza band brass. Ngaho mbwira ko birengaho. Dore ngibi, dore uko yasaga. Nuko nguko Uwiteka nawe yasa. Ku maboko ye Daniel arabibona no ku birenge. Yarebye ku maboko no ku birenge yasaga n'umuringa w'umutekwe. Dore nuko usa. Urabona yari umuzungu. Ngaho mbwira nawe. Ntabwo urabyemera? Reka dukomeze. Tujye gutegeka kwa kabiri. Nimba utabyemeye andika simbyemeye, nibi ntabwo mbyemeye. Nimba ubyemeye andika ati ndabyemeye. Reka turebe. Gutegeka kwa kabiri. Hano bimeze nko kwicara impamvu ubona ndi kugenda gahoro gahoro kugira urabona ubundi hagenda nihuta, ariko reka tugende gahoro kugira ngo abantu babibone. Gutegeka kwa kabiri 28:48. Tujyeyo turebe. Bino byo byarandangije. 28:48. Reka tujyeyo. Mwumve nabyo mbikubwire, ibi nabyo biri mu bintu byatumye tumenya ko ubwoko bwose bwarabirora. Niho byahereye, mbese niyo yabaye imperuka yo kumva yuko abazungu bahinda ibintu byose. Kanze bikwereka nabyo, niba wumva utabyemeye uze kumubwira. Tegeko wa kabiri 28:48. Ariko reka duhere wenda kuri 46. Imana wibuke yabwiye ubwoko bwayo, muzabantu banjye mukora gushaka kwanjye, amategeko nabahaye nimuyakurikiza mukaba neza, nanjye nzaba Imana yanyu, nzabaha umugisha. Ibintu byose by'icyo gihugu ngiye kubaha muzagiramo umugisha uhebuje. Noneho iranababwira itariko, nimucukubiri n'amategeko yanjye mukitandukanya nayo mugakora ibyangwa n'Uwiteka, nzabaha imivumo ikakaye. Katubisome noneho wumva ukuntu byagenze. 46. Iyo mivumo izakuberaho kuba ibimenyetso n'ibitangaza, kandi izaba ku rubyaro rwawe iteka ryose. Niba wakurikiza amategeko yanjye, iyo mivumo izakubaho akaramata iteka ryose. Ubutunzi bw'ibintu byose buzagushirana, kuko butaguteye gukorera Uwiteka Imana yawe n'ibyishimo n'umutima unyuzwe. Nicyo gituma 48. Iyo ngiyo niyo rurangiza. Nicyo gituma uzakorera ababisha Uwiteka azaguteza, bizatuma ukorera ababisha Uwiteka azaguteza akazabaguhagurikiriza, bakazagutera inzara n'inyota no kwambara ubusa n'ubukene mu bintu byose, kandi azashyira ku ijosi ryawe umutwaro w'uburetwa uremereye udakurwaho, azakwambika umuringa w'icyuma ku ijosi ryawe kugeza akunogonoye, akwambike iminyururu ku ijosi ryawe, kubera ko wanze kumvira Uwiteka. Dore reka nkwereke iyo minyururu, yirebe. Uwiteka yaravuze ati, wanze kunyumvira, umubisha nzamuguteza, akwicira inzara n'inyota, akugirira ibyamfura mbi, kugeza noneho aho azakwambika umunyururu ku ijosi ryawe kugeza akunogonoye. Hari abandi bantu uzi bambitswe iminyururu y'ibyuma ku majosi, bagakubitwa bakicishwa inzara n'inyota, bakicwa ibyamfura mbi, bagakorerwa ibyamfura mbi, bakicwa urw'agashinyaguro. Bambwire, bandike nimba hari abandi bantu uzi byabayeho, bandike. Iyo ubonye abantu babihakanye nk'ibintu nk'ibi, wumva ugize agahinda, uvuga ati Mana ntubukwere, why this, why, kubera iki koko?
ibi bihita bikwereka neza ko ba birabura banze kumvira Imana, twanga kumvira Imana yaduhaye byose, dukurikira ibyabo. Tiyoke nzabakwereka, yarabaduteje batuvanaho ubwo butware, batuvanaho ijambo barigira iryabo, batuvanaho ijambo barigira iryabo, bararihindura kugira ngo rijye mu mujyo wabo. Baduha amafoto y'abazungu, baduha imisaraba, baduha ibyo bimenyetso byose. Kubera izi mpamvu niki cyabiteye, ariko Imana yaravuze ati ntabwo bizabuza iherezo, kuko hari igihe nzibuka ubwoko bwanjye kubera umwami Dawidi umugaragu wanjye wankore neza. Nibwo bwonyine nzibuka abantu banjye nkongera kuba butware. Twebwe turi mukuri turabizi ko ibyo bintu byatangiye, nibyo biri kuba, nibyo abazungu bari kurwana nabyo kugira ngo bitongera, utava muri ubwo buretwa, muri uwo munyururu. Nubwo umunyururu utakuriho nka gutya nk'uko tubona, ariko umunyururu bawujyanye he? Bawujyanye mu bwonko n'ihuri. Impamvu tubabwira tuti nyabuna muve mu buyobe muze mu gakiza mukanga. Ibi nabyo birengaho uvuga ati no simbyemeye, andika uti simbyemeye. Okay? Andika uti simbyemeye, ukande like nimba ubyemeye. Dukomeze noneho nguhe karundura nkwereka ukuntu na Kristo yari umwirabura. Ibi bintu byinshi wenda ntanditse aha, byinshi wenda bimwe na bimwe ntagiye nshaka, ibyinshi nabishatse nkabibura kubera ko bagenda babivanamo cyangwa se biri mu yandi mavideo nakoze kera, ariko ngenda bizi bindimo. Nzi neza ko ubwoko bw'Imana bwose bwarabirabura miliyoni ku ijana, miliyoni wenda no kuri rimwe, reka tubize no kuri rimwe, ubwo ni miliyoni kuri miliyoni nyine. Noneho rurangiza yabyo ni Kristo, ari we nawe ngiye kwereka ukuntu yari umwirabura utangaye. Ibyahishuwe ushobora kuvuga ati wenda ibindi kujyamo n'iby'isezerano rya kera, ibyo byose bya kera byararangiye, ariko urarangiza wagaruka inyuma ukavuga ati Imana uko yari imeze nuko imeze ubu, nuko izahora. Imana ni imwe. Niba Imana ariko yari imeze icyo kera, ikaba ariko imeze ubu uyu munsi, ikazaba ari nako imeze mu bihe bizaza, kuki ibintu byo mu isezerano rya kera bakubwira ngo ntujyeyo? Uzi impamvu bakubwira ngo wijyayo? Nuko bazi ko nyine uzavumbura ibi bintu, ntabwo bashaka kubimenya. Ariyo mpamvu biratangaje dutangira kumva Bibiliya tuyikoraho, cyangwa njye nawe nayikozeho nka gake cyane gashoboka, ariko ntabwo narisomye byanyabyo. Ariko nyifata twumvaga ngo isezerano rishya, ukumva abantu bose barasoma isezerano rishya gusa. Bitekerezaho nawe uyu munsi umubwira impamvu abantu basoma isezerano rishya gusa. Soma isezerano rishya, hari irya kera ntujyeyo, wijyayo. Why? Njyewe rero Imana inyereka ikambira gusoma Bibiliya, yarambwiye ati genda usome kuva ku itangiriro kujya ku Byahishuwe. Ibyo ntabwo nari mbizi, narasomye nyine ndabandanya, nahise mbona ukuri nyako, akabyo nawe nkubwira kora nk'ibyo. Ese uyu munsi wa mugani wasomye Bibiliya yawe cyangwa ntabwo urayigura? Ndabizi ko ushobora kutarayigura, ko nanjye byafashe icyumweru kugira ngo nyigure n'imprime ntangire gusoma. Ariko ab'inkwakuzi bashobora kuba batangiye. Iyo uri mu batangiye, kandaho like, wenda ushobora kugira umugisha ukomeye. Kristo rero niwe tugezeho, mwere ko nawe yari umwirabura. Birababaje cyane. Ibaze kumva ko Kristo yari umwirabura, abantu bakaba basenga igishushanyo cy'umuzungu. My goodness. Njyewe ndavuga nti ikintu kintera gushesha urubeza ni ukuntu ubwoko bw'Imana bwambutse iriya nyanja y'umutuku, bamaze kuyambuka bayirenza inyuma, babonye amazi akamye neza humutse, amazi ahagaze gutya yabaye urutare, bacamo barambuka. Bamaze kurenga bagomera Uwiteka. Biriya bintu bitekereza nanjye nk'abati Imana, nimba nguye n'inzajya ngo uzajye umbabarira, kuko nanjye ni intege nke ziba zabinteye wenda. Ariko niyo wibutse ibyo bintu ubwoko bw'Imana bwakoreye bukambuka iriya nyanja itukura, hakumuka amazi agahagarara akaba urutare, impande zose bakambuka bakagenda bakabibona n'amaso yabo. Ndabitekereza ngo basheshe urubeza, ariko nanjye nacumura nkavuga Mana mbabarira, nanjye mbaye nka babandi, ngirira ikigongwe, ungarure mu murongo wawe, ntutumengwa. Dukomeze rero. Kristo ko yari umwirabura dubisanga mu Byahishuwe 1:12-15. Bino byo ni ibintu bizwi ahantu hose, abantu benshi barabizi, kereka wenda abakiri mu gusinzira bagisinziriye mu bintu by'amadini n'ibiki byose. Reka turebe 12 kugera kuri 15. Ibuke ni Yohana afungiwe Patmos, ari kutubwira
Ibyahishuwe rimwe ni rimwe nanjye kuri 12 rimwe 12 15 nari ndi kureba ko kindi ari kubona babivanyemo na byose nanjye ko nabyo babivanyemo kuva 12 kugeza kuri 15 urumva reka mbere hejuru gato ku 10 kugira nyine wumve ko atari wenda mpimbye 10 ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka Yohana afungiye Patmos ari mu mwuka inyuma yanjye numva ijwi rirenga rimpamagara yagiye kumva yumva ijwi rirenga rimuhamagara rivuga riti icyo ubona ucyandika mu gitabo icyo ubona cyose ucyandika mu gitabo ucyohereza amatorero 7 Efeso Simuruna Pergamo Tuatira Sarudi Philadelphia Laodikia urumva ubiboherereza iryo jwi riramubwiye gutyo nuko arahindukira ahindukizwa no kureba ijwi ryavuganaga nawe nuko mpindukizwa no kureba ijwi ryavuganaga nanjye mpindukiye mbona ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu arabibona ibyo bitereko by'amatabaza 7 by'izahabu kandi hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza mbona usa n'umwana w'umuntu yambaye igishura kandi yambaye umushumi w'izahabu mu gituza umutwe we wari ufite umusatsi wera nk'ubwoya bw'intama umusatsi wera nk'ubwoya bw'intama ubwoya bw'intama reba ukuntu buba bumeze urebe umutwe we hariho umusatsi umeze nk'ubwoya bw'intama bweraga cyangwa se busa na shelegi amaso ye yasaga n'ibiriro by'ibirimi by'umuriro ibirenge bye wibuka handi nakubwiye muri Daniel ku maboko n'amaguru ni ibintu urumva birahura Daniel ariko ngiye hari ngira amakenga ngo twenda Daniel n'ibyahishwe bishobora kuba ibita wenda bayunguriye mu bindi ibyo ntabwo mbizi ndabitekereza gusa si biko mbitekereza nkavuga ati man niba atari ko bimeze ngo mishaho bifata uko bimeze fate icya Daniel fate n'iki byahishwe bibare bitabo bibiri bitandukanye iyo bisomye ubona ko haba ukuntu bijya gusa ukibaza bigagutera kwibaza ariko wenda ko nimba wenda Yohana yaragiyeyo nyuma yarabibonye ubwo nibyo yabonye ni Imana dufite kuba yarabibonye bakaba batarabivanyemo reka wumve ibirenge bye nabonye bisa n'umuringa w'umuteke wa muringa w'umuteke nakweretse nanone niko ibirenge bye byasaga umuringa w'umuteke utunganijwe n'umuriro wo mu ruganda n'ijwi rye ryari rimeze nk'amazi menshi asumira urabyumva ni bimwe muri Daniel wibuke hari Daniel kangahe Daniel 16 reka dusubireyo muri Daniel 16 wumve Daniel 16 amaboko ye n'ibirenge bye byasaga n'imiringa y'imitekwe urabyumva hano ni Daniel 16 Daniel 16 amaboko ye n'ibirenge bye muri Daniel urumva ko bafata amaboko n'ibirenge ku buryo ntabwo wabyitiranya hano mu byahishuwe batubwira ibirenge gusa urabyumva byahishuwe 12 byahishuwe rimwe 12 kugeza ku 15 12 kugeza kuri 15 byahishuwe rimwe 12 15 rimwe ngomba kugera ku refreshing kugira ngo igere kuko nikomeze 12 kugeza kuri 15 wumve ibirenge bye byasaga n'umuringa w'umuteke utunganijwe mu ruganda umuriro w'uruganda hari ikindi wongeraho se na n'ubu ntabwo uremera muri Daniel 16 amaboko ye n'ibirenge bye byasaga
n'umuringa w'umuteka. Byahishuwe 1:12-15 ibirenge bye byasaga n'umuringa w'umuteka. Dore umuringa w'umuteke nawe ukweretse uko wasaga. Mbwira niba hari ikindi cyongeraho. Ahubwo nk'ibi bintu bizagenda gute kugira ngo bikwire mu bantu bose? Cyo nakubwira niba utari unabizi, bafite gahunda yo kubihindura, bagahindura amabibiri bagahindura byose kugira ngo abantu batabimenye nyine ko ni benshi batabizi, noneho bizagende bigenda nka nyomberi. Abagushimye kuba noneho wemeye ukaba kwizima, ukabona ko abantu bose bo muri Bibiliya barabirabura, noneho nibimara kumenyekana neza ko barabirabura bose, nibwo hazaza ya makuba y'imperuka bavuga kuko bazamaze kubona ko ibyo babeshye byose bikubiswe hasi bizagwa. Urabona yanzu ukuntu bayisenya, basenya inzu ya etage y'amataje nk'ijana ikamanuka igakora free fall, igakora chute libre d'un corps, niko bizagenda. Bazagwa hasi baze barira bose. Yeremiya 13:19 niko ko twarazwe ibinyoma. Urumva ko ni ibintu bizaba bikomeye cyane, bizaba bikomeye cyane nibimenyekana. Rero nk'ubura bimenye, ugiye nayo kubikoraho ubushakashatsi, ubishakishe, ubyisha abandi, ureba amaversion ni menshi. Ayo nayo nabashe kubona ko harimo na menshi. Hari indi nigeze kubona mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa yo umuntu ayikoresha rimwe gusa agahita kwereka ko barabirabura. Urumva ko ngendanyizo muri zose kugira abandi babemera gato bapinga noneho bave kwizera. Ndibaza noneho ubonye ko abantu bose bo muri Bibiliya barabirabura. Niyo mpamvu ubona mbivuga nshize amanga, ntashidikanya, ntatinya, nta kintu kimwe ntinya, kuko numenye ukuri bizagutera ubwoba. Ariko numara gutera ubwoba uzabura byose, kuko ndabizi ko 100%, miliyoni ku ijana ko ubwoko bw'Imana bwose bwo muri Bibiliya bari abirabura. Abazungu barabizi, Abarabu barabizi, Abashinwa barabizi, Abahinde barabizi, bose barabizi. Abirabura nibo batabizi. Niyo mpamvu njya mvuga nti Abashinwa bafite Imana yabo, Abazungu bafite Imana yabo, Abarabu bafite Imana yabo, Abashinwa bafite Imana yabo, Abahinde bafite Imana yabo. Twebwe dufite ibishushanyo by'Imana zabo. Ni gute twabura kuba turi inyuma? Waba uvuga ngo ntacyo twanga Imana ngo yaraje ngiravuga ngo duhaga cyatwe. No, bose barabizi, ibi bintu byose barabizi. Ari Abazungu barabizi, Abarabu barabizi, ari nabo bagombe baduteje Abazungu. Hakaza Abashinwa nabo bafite Imana zabo barabizi, Abahinde bafite bya Buda byabo barabizi. Ibyo bimana byabo byose ni by'Imana yatubuzana ntitubikurikire. Nibyo bishushanyo abantu benshi basenga bikubita hasi, nibyo bakujyanyemo. Ngaho mbwira Imana yawe ni iyihe? Abirabura bonyine nibo badafite Imana yabo. Question mark, point d'interrogation, what happened? Habaye iki? Nibyo byabaye. Ngira ngo umuntu noneho uvuye kwizima urabimenye, ahasigaye bisangiza abandi kugira ngo nabo ukuri kuba batore. Urakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom. Toda raba. Tov meyod.